Shalom shalom nshuti mukundwa bana b'Imana, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Amahoro abane namwe. Ni Evangeliste Kabatesi ubasuhuza kandi ubakunda. Ndagushimiye wowe tubana iteka, ndagushimye ko wahisemo neza kubana nanjye mu bihe byiza tugirana hano kuri uyu murongo wa YouTube channel. Ndagushimiye nawe kandi tugiye guhura uyu munsi, ukaba ari bwo bwa mbere unyumvise. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umukiranutsi, uko umukiranutsi abaho, uko umukiranutsi akwiye kubaho, nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Nyemera rero tubanze dusenge, twishyire mu maboko y'Imana. Data mwiza, urera kandi urakiranuka, uri umunyembabazi n'umunyembaraga. Tugushimiye urukundo, imbabazi zawe utugaragariza buri munsi, utugirira neza kandi utwitaho uko bwije n'uko bukeye. Dushimye rero urukundo rwawe rwinshi, kandi dushimye kubana natwe, waturinze ukaturinda n'uyu munsi, warinze inshuti zawe, urinda abantu bose, warabarinze Kristo, warinze mwene data uri kunyumva uyu munsi, wamukoreye ibitangaza kandi wamugiriye neza. Ndagushimye rero, nkweretse aka kanya tugiye kuvuga ibyawe, ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utwungura ubwenge, ibitekerezo, ndetse aho tuyoba wite kutuyobore, aho tujijwe utujijure, kuko niwe tuhanze amaso. Ni wowe utugirira neza kandi ni wowe utwigisha ukadusobanurira. Gusabye wizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umukiranutsi ni ubuhe. Ubundi ijambo gukiranuka, umukiranutsi ni iki? Twagiye tubibona kenshi muri Bibiliya, aho Imana itugaragariza umukiranutsi uwo ari we. Uyu munsi rero nifuza ko twamenya umukiranutsi ni iki, umukiranutsi abaho gute, ese umukiranutsi asabwa iki, akora iki? Muri uyu munsi rero nagira ngo mbaze nkubwire ngo umukiranutsi ni umuntu ukiranuka mu mirimo myiza, akora imirimo myiza, ni umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire, ni umuntu utagira inenge, utagira icyaha na kimwe. Iyo urebye ijambo ry'Imana muri Yobu, haratubwira ngo Imana ibwira Satani ngo witegereje neza mu isi, warebye umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka mu byo avuga no mu byo akora, akiranuka muri byose. Hanyuma rero Imana ibona ko umukiranutsi ni umuntu utagira icyaha, ni umuntu ugiriye mico myiza, ni umuntu ubaho mu buzima butunganiye Imana bwa buri munsi. Umukiranutsi rero ni umuntu, ijambo gukiranuka ni ijambo riva gukiranirwa, gukiranirwa no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo iyo wakiraniwe ugira ibyo wikiranura nabyo. Imana ishimwe. Ushobora gukora ibyaha, ibyo byaha ukabikora iyo ubikoze uba wakiraniwe, ariko iyo wihannye ukajya guca bugufi imbere y'Imana uba ubaye umukiranutsi. Kuko ijambo riratubwira ngo umukiranutsi abeshwaho na Mana mbabarira. Ngo abakiranutsi b'Imana bahora baca bugufi bavuga ngo Mana mbabarira, Mana mbabarira. Ni ukuvuga ngo rero umukiranutsi ni umuntu uhora uca bugufi imbere y'Imana, ni umuntu uhora uharanira kutigera ababaza Imana na gatoya, ni umuntu wirinda mu bintu byose akora mu buzima bwe bwose kugira ngo atababaza Imana. Umukiranutsi ni umuntu uba uri inshuti y'Imana, ni umuntu uba hafi y'Imana cyane, ni umuntu wegera Imana cyane. Rero umukiranutsi Imana kandi iramukunda. Twagiye twumva amagambo menshi Imana yagiye ivuga ku bakiranutsi, aho tureba muri Zaburi ya mbere, Zaburi ya mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa gatatu, aravuga ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma,
icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe. Ngo uwo azahwana, umukiranutsi w'Imana, ngo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi. Nuko icyo giti ngo cyatewe hafi y'umugezi ntabwo gitinya amapfa, ntabwo kijya kigira ubwoba bw'ibintu, kuko kiba kizi ko kiri hafi y'umugezi. Rero umukiranutsi w'Imana niko ameze, kuko iyo usomye muri Zaburi yatubwira ngo umukiranutsi yatewe mu rugo rw'Imana. Haleluya! Umukiranutsi w'Imana yatewe mu rugo rw'Imana. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo yatewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye. Niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Imana ishimwe. Hano ijambo riratubwira ngo umukiranutsi uyu nguyu, kuri 14 ni Zaburi ya 91, ngo uwo ubwo yatewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazakomeza kwera no mu busaza, bazagira amakakama mu itoto. Imana ishimwe. Umukiranutsi w'Imana. Umukiranutsi rero aba hafi y'Imana, umukiranutsi aba ari inshuti y'Imana. Ngo ameze nk'umuntu watewe hafi y'imigezi. Haleluya, haleluya. Umukiranutsi w'Imana abaho mu buzima bwiza, ubuzima bukunda Imana, ubuzima butunganira Imana, ubuzima budakora icyaha. Imana yacu ni ishimwe. Turi kureba ubuzima bw'umukiranutsi mwene data. Iyo usomye nanone muri Yeremiya 17:7 baravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Umukiranutsi ni umuntu uhora, muri make ni umuntu uhora mu bihe byiza n'Imana. Umukiranutsi ni umuntu udatinya ibihe. Umukiranutsi ni umuntu udatinya inzara. Haleluya. Dawidi we yaravuze ngo nari umusore ngo ariko ndashaje, ngo sinari nabona umuntu w'Imana, umukiranutsi w'Imana asabiriza ibyo kurya, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabiriza. Umukiranutsi w'Imana abaho mu buzima bwiza. Umukiranutsi ngo ntatinya, nta kintu na kimwe atinya. Umukiranutsi abandi iyo bari kuvuza induru, umukiranutsi wabona ibyiza imbere ye, kabone nubwo yaba ashonje ariko wabona yahaze, kubera ko uyu mukiranutsi ni inshuti y'Imana. Rero umukiranutsi w'Imana ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana, ni umuntu udasanzwe mu maso y'Imana. Mwene data, icyampa nawe muri uyu munsi ukaba umukiranutsi. Icyampa muri uyu munsi Imana ikakwishimira kandi ikakwirata. Rero Imana yo mu ijuru iduhe kuba abakiranutsi, kandi iduhe kuba ab'Imana yishimira ishaka. Rero Bibiliya ivuga iki ku mukiranutsi? Bibiliya ivuga yuko umukiranutsi Imana imukunda kandi imwitaho. Iyo usomye Zaburi ya 37:8 avuga ngo Uwiteka akunda umukiranutsi. Imana ishunda umukiranutsi. Aho ko byamera kose, Imana yo mu ijuru ikunda umukiranutsi. Icya kabiri, umukiranutsi ahora afite ubuturo bwe mu buhungiro bw'Imana. Ni ukuvuga ngo umukiranutsi w'Imana ahora afite ubuturo bw'ubuhungiro, cyangwa se afite ubuhungiro mu Mana. Umukiranutsi ibibazo byose, intambara zose, amakuba yose, ibintu byose, ubuhungiro bwe ni mu Mana. Ntabwo ahungira mu bakomeye, ntabwo ahungira mu bandi. Umukiranutsi ubuhungiro bwe ni mu Mana. Icya gatatu, imigisha y'Imana imuba hafi. Haleluya. Imigisha y'Imana
umukiranutsi imuhora imuri hafi. Impamvu imigisha y'Imana ihora iri hafi y'umukiranutsi ni uko uyu muntu ni inshuti y'Imana. Uyu muntu ibyo akeneye Imana irabizi. Uyu muntu ibimubabaje abibwira Imana. Uyu muntu ibyo ashaka abibwira Imana. Imana yayigira iya mbere mu buzima bwe. Imana arayiyegereza buri munsi. Rero uyu muntu ahorana imigisha mu Mana. Iyo usomye Imigani 10:24 haravuga ngo ibyifuzo by'abakiranutsi bizashyirwa mu bikorwa. Haleluya. Ibyifuzo by'umukiranutsi Imana ijya ibishyira mu bikorwa. Imana ijya ibisubiza. Umugisha w'Uwiteka uri ku nzu y'umukiranutsi. Aho ni mu Migani 3:33. Umugisha w'Uwiteka uri mu nzu y'umukiranutsi. Imana ishimwe. Umukiranutsi cya kane ahora mu nzira igororotse. Imana ishimwe. Umukiranutsi w'Imana ahora mu nzira igororotse. Iyo usomye Zaburi 37:23 haravuga ngo intambwe z'umuntu w'umukiranutsi ziyoborwa n'Uwiteka. Intambwe z'umukiranutsi ziyoborwa n'Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. Icya gatanu, Imana imurinda mu bihe bikomeye. Haleluya. Imana imurinda mu bihe bikomeye. Iyo usomye Zaburi 34:19 avuga ngo Uwiteka akiza abakiranutsi mu makuba yose. Haleluya. Uwiteka akiza abakiranutsi mu makuba yose. Rero Uwiteka Imana irinda umukiranutsi ibikomeye. Hari abantu benshi Imana yagiye irinda ibikomeye. Urebye nk'umugaragu w'Imana Dawidi, Imana yamurinze ibintu bikomeye byinshi. Yamurinze ibintu biteye ubwoba byinshi. Yamurinze intambara nyinshi. Imana ishimwe. Iyo urebye Imana yagendanye urugendo rurerure cyane na Aburahamu, bagendanye urugendo rurerure, urugendo rw'umuruho, rw'umubabaro, urugendo rukomeye cyane. Ariko Imana yaramurinze. Imana yabanye nawe. Imana yakoze ibikomeye kuri bwa Aburahamu. Rero mwene data, twarimo tureba ubuzima bw'umukiranutsi. Ese wowe wifuza kubaho mu buzima bw'umukiranutsi? Ese wowe wumva wifuza kuba umukiranutsi w'Imana? Icyampa ukaba umukiranutsi w'Imana. Icyampa umutima wawe ukifuza kuba umukiranutsi. Kuko twabonye ibyo umukiranutsi ubuzima bwe uko abaho. Icyampa nawe ukabaho muri ubu buzima. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Mwene data, ndagusabira muri uyu munsi ngo ube umukiranutsi w'Imana. Reka dusenge. Nyemerera muri aka kanya uce bugufi. Waba uri umunyamasengesho, waba warihannye warakijijwe, ariko nimba utari wanakizwa ifuza kuba umukiranutsi. Nimba waranakijijwe ifuze kuba umukiranutsi w'Imana. Ifuze kuba mu hafi y'Imana. Ifuze kuba mu bikari by'Imana. Ifuze kuba mu nzu y'Imana. Kuko twabonye ko umukiranutsi ngo bameze nk'abatewe, ngo batewe mu rugo rw'Imana, ngo batewe mu bikari by'Imana, ngo kandi ngo ntibajye batinya amapfa, kubera yuko ngo imizi yawe yashoreye mu mazi. Nta kindi gituma rero umuntu aba umukiranutsi w'Imana ni ukwegera Imana, ni ugusenga. Iyo uri gusenga uri inshuti y'Imana, uri kwegerana n'Imana, uri kuvugana n'umuntu ukomeye. Rero Imana igufashe kandi ikugirire neza. Data uhabwe icyubahiro muri aka kanya. Tubonye ijambo ryawe ritubwira umukiranutsi icyo ari cyo. Mwami, ndakwinginze kugira ngo dushoboze natwe kuba abakiranutsi bawe. Mana, tukwegereze imitima yacu, tukwegereze ibitekerezo n'imigambi. Sengeye mwene data Uwiteka Imana muri aka kanya kugira ngo umugirire neza. Abone ukuboko kwawe, abone ikiganza cyawe, abone imbabazi zawe. Uwiteka mubere ubuhungiro kandi umushoboze umuneshereze. Uneshe buri kimwe cyose ku buzima bwe, kandi imigambi yawe data isohore kuri we Mwami. Ngo ukomeze ubane natwe twese, utugirire neza, turamburire ukuboko kwawe. Data urakoze, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.